ibyo rero no mu buzima busanzwe bibaho. Hari umuntu ukora ibintu byiza akabihemberwa, hari n'ukora ibibi akabihanirwa. Hanyuma moving on gatoya, ijambo rimwe Rugangura. Ngiye Rugaju ndi umunyamakuru kimwe na Rugangura kimwe na Iberi. Nta muntu numwe bisubiremo numwe nangaja, ntawe nirukana, nta no mpagarika, soza, nta no mfite uburenganzira bwo guhana cyangwa kubabarira. Nta muntu numwe ngiyewe Rugaju nangaja, ntawe nirukana, nta no mpagarika, nta no mfite uburenganzira bwo kubabarira. Ababishoboye ariko abumva hari abafitiye umuntu runaka imbabazi bazaze babibwira abayobozi. Njye ntabwo ndi umuyobozi. Ariko rigara karuvuzeho tugenda uburenganzira bwo kubabarira urabufiteho. Wowe uburenganzira mu mutima wanjye, apana mu mategeko, ko mu mategeko ntago nyobora. Twemeze tugende Ibe. Twagiye turi kumwe na Madam Mary International School Complex, kaba ari ishuri ryiza cyane rero bigaragaza ko riri gushyigikira uburere ndetse n'uburezi. Madam Mary International School rero bari gutegurira hazaza heza abanyeshuri. Ni ishuri ryiza cyane ritanga uburezi buzira inenge, bakimakaza indangagaciro za Kinyarwanda ndetse n'iza Gikristo muri programme mpuzamahanga yabo ya Cambridge. Madam Mary International School Complex rero bafite ibyiciro bitandukanye, harimo nk'amashuri y'incuke azwi nka crèche na maternelle, bafite amashuri abanza primary ndetse n'amashuri yisumbuye secondary. Bafite umwihariko rero ko gutsinisha kwabo kuri ku kigero cyo hejuru, bavuga neza indimi z'Igifaransa ndetse n'Icyongereza, bigatuma abana biga neza. Muri Madam Mary International School Complex bisanga hose mu by'ukuri nta mbogamizi na zimwe zihari. Kwiyandikisha rero byaratangiye, bikaba bikorwa buri munsi mu masaha y'akazi ku cyicaro cy'ishuri kiri hano i Kibagabaga i Kigali mu karere ka Gasabo. Ukeneye kubahamagara ku bindi bisobanuro bahamagare kuri nimero yabo ya 079 38 35 056 cyangwa se 07 22 none 26 yitwa Madam Mary International School Complex. Yes, akaruko obi imeze. Hanyuma rero mbere ko twanzikana ni makuru yacu menshi cyane, abakunzi ba Arsenal bariho batubaza niba umuvandimwe Kereseke Cyokere azagaragara ku wa Arsenal na equipe ya Tottenham. Match iri kuwa kane, sibyo? Iri kuwa kane bazakina babita Kai Tak Sports Park, akaba ari hariya mu mujyi wa Hong Kong. Nabahitamo umutoza kuko Gyökeres yamaze kwagera, yongerewe no muri squad y'ikipe ya Arsenal iri muri imikino ya pre-season, ubwo no gutegereza tukareba uko bimeze. Hanyuma rero Iberi, ibijyanye n'amatora no gutangaza kandidatire muri Federation Mpira w'amaguru hano mu Rwanda bimeze bite? Abantu baheruka o bita Hunde Walter akuramo kandidatire ye ndetse n'itsinda bari kumwe kubera ko hari ibyangombwa batari bujuje. Update zimeze gute? Yego, ndarehera kuri iri tangazo rya Federation Mpira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa. Bakaba baduhaye itangazo rero rebana n'urutonde rw'agateganyo rw'abakandida bujuje ibisabwa mu matora ya komite nyobozi ya Ferwafa. Buryo mbereza ko urutonde rw'agateganyo, ntabwo barasohora urutonde ntakuka. Bazakurikiraho procedure gusohora none urutonde ntakuka. Urutonde rero rw'agateganyo, umwanya wa president uyoboye urutonde yitwa Shema Ngoga Fabrice. Romva. Hanyuma kandi umwanya wa vice president wa mbere ushinzwe ubutegetsi n'imari yitwa Gasarabwe Claudine. Umwanya wa vice president wa kabiri ushinzwe technique yitwa Mugishari Shari. Hanyuma kandi komiseri ushinzwe imari yitwa Nshuti Thierry, mu gihe kandi komiseri ushinzwe umupira w'amaguru w'abagore ari Nikita Gicanda Veriverde. Mu gihe komiseri ushinzwe gutegura amarushanwa ya Ferwafa ari Nitanga Desire Dezos. Hanyuma kandi komiseri ushinzwe tekinike n'iterambere ry'umupira w'amaguru yitwa Kanamugire Fidel. Komiseri ushinzwe amategeko n'imiyoborere yitwa Ndengeyingoma Louise. Mu gihe komiseri ushinzwe ubuvuzi bwa sport yitwa Dr Gatsinzi Herbert. Ubwo rero hano
hano hari icyitonderwa bavuga ko abatibona kuri uru rutonde rw'agateganyo cyangwa se batishimiye imyanzuro ya komisiyo y'amatora bemere kujurira icyo cyemezo hagati ya tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka wa 2025 ndetse na tariki 4 z'ukwezi kwa munani nkuko nyine bikubiye mu ngengabihe y'amatora y'abagize komite nyobozi ya Ferwafa. Ubwo barabwira wenda abandi bakandida nka Hunde Rubegesa Walter wavanyemo kandidatire yavuga ko wenda atabonye ibyangombwa byose nkenerwa cyangwa se atagiye abona uburyo bwo kubona ayo marekomandasiyo n'ibindi byangombwa ntari yariga kuri we ashaka kongera kujurira akavuga ko wenda yatinze kubibona bakaba bareba ubujurire bwe bakabugenzura wenda bakamugarura bakagarura kandidatire mu matora ko ntekereza ko bigoye wenda nyine ibingi babikora. Urebye Hunde none se iyo urebye ibaruwa ya Hunde yatangiye ashimira imiyoborere myiza ya Ferwafa mu ibaruwa yanditse ahagarika kandidatire. So ubwo urumva niba arashimiye imiyoborere myiza ya Ferwafa yarangiza agakuramo kandidatire yagaruka te kugaruka ubwo urumva kuko yakuyemo kane yakuyemo aterekana ko hari ikibazo we abona atishimiye. We mwibaruwa ye ndende irimo n'ibigiye bitandukanye yandikiye nyine komisiyo ishinzwe amatora muri Ferwafa ndetse kanamenyesha excom ya Ferwafa igifite ukwezi kumwe irimo irakora we yashimye ko imikorere yabo nta kibazo ahitamo gukoramo kandidatire ku bushake. Ubwo urumva ko n'ubundi biragoye ko nyiri kandidatire yagaruka avuga ngo hari ibyo ntishimiye noneho ni mukosora ibi ngibi kugira ngo ngarure kandidatire. Ahubwo abari mu bo yari yatanze bamwe mu bo yari yatanze nibo bagiye baberekana ko hari ibyo batishimiye. Wabonye ko nka komiseri Louis yanyuze ku rukuta rwe rwa X yahoze ari Twitter agira ibyo yandika ndetse yewe aranataginga. So navuga ko kuri Hunde we Walter werekanye ko nta kibazo afite kandi ashobora n'imiyoborere myiza ya Ferwafa. Ahubwo icyo twashaka kuvugana ni kijyanye n'amakuru ku munsi w'ejo yagiye akwirakwizwa maze kuvuguruzwa yaba na Ministeri ya Sport ndetse na Ferwafa nka Ministry of Sports kuri X yabo babyutse mu gitondo yatangiye mu gitondo cyakare rwose bavuga bati the Ministry of Sport has not suspended the election of Ferwafa Executive Committee. This is fake news that should be disregarded. Baravuga bati rero Ministeri ya Sport ntabwo yigeze ihagarika amatora ya Ferwafa ya komite nyobozi ya Ferwafa. Bavuga ati amakuru mwabanye ku munsi w'ejo ntabwo agomba gushingirwaho. Hanyuma mu kanya gato byutse mpamagara wo bita Maurice akaba ari media officer muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Aravuga ati tegereza gato natwe turaje dusohora itangazo rivuguruza ayo makuru kubera ko haba mu bunyamabanga bukuru bw'irikira hamwe nta baruwa bigeze babona mu by'ukuri cyane ko ari nawe uri kubona aya mabaruwa ari uri muri ubwo bunyamabanga. Nabo rero banditse itangazo rivuguruza bavuga ko nyuma y'inkuru yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ivuga ko Ministeri ya Sport yasabye Ferwafa guhagarika amatora ya komite nyobozi ateganyijwe ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani 2025. Ferwafa iramenyesha abanyamuryango bayo ko iyi nkuru atariyo. Gahunda zose z'amatora azabera mu nteko rusange isanzwe ya Ferwafa zikomeje uko zari ziteganyijwe bagira bati mugire amahoro banyarwanda. Yes, ubwo rero dukurikije mu by'ukuri gahunda n'ingengabihe y'amatora nkuko twashyikirijwe na komisiyo y'amatora ya Federation y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa. Uyu munsi turi tariki 29 siko bimeze ni ukuvuga ngo ejo tariki ya 30 kugera tariki ya 4 z'ukwa munani ubwo komisiyo izakomeza kwakira bwa bujurire Iberi yavugaga. Tariki 5 z'ukwa munani gusuzuma ubujurire bwakiriwe bizaba iminsi 3 kuva kuri 5 kugera ku itariki 8. Tariki ya 11 z'ukwa munani gutangaza ibyemezo bya komisiyo y'amatora y'ubujurire bizaba umunsi umwe kuri tariki ya 11 z'ukwa munani. Tariki ya 12 bukiye bwaho gutangaza urutonde ntakuka ntakuka cyangwa nindakuka gutangaza hano banditse ndakuka gutangaza urutonde ntakuka rw'abiyamamaza tariki ya 12 z'ukwa munani. Kwiyamamaza sasa abazaba bemewe bazaba basutse kuri urwo rutonde bizatangira tariki ya 16 z'ukwa munani bigere tariki ya 29 z'ukwa munani. Iminsi 16 16 kugera kuri 29. Tariki 30 z'ukwa munani sasa igikorwa cy'amatora no gutangaza ibyayavuyemo. Tariki 30 z'ukwa munani nibwo tuzarara tumenye
perezida wa Ferwafa bizabera mu nteko rusange hanyuma tariki 3 z'ukwa 9 sasa gutanga raporo y'amatora no gushyingura inyandiko burundu bakazishyingura uko gahunda z'amatora azi iteye. Hanyuma rero reka atwanzike ku munsi w'ejo Rigani match ikomeye cyane kuri Kigali Pele Stadium ku isaha 12 ikipe ya Gorilla n'ikipe ya APR bazongera bajye mu ngamba mukino ubanza wabereye Shyorongi byari 2-2 ariko amakuru naraye menye ubuyobozi bwa APR binyuze no mu mutoza w'ikipe ya APR Coach Taleb yaravuze ati ikipe yampaye igipimo ni ikipe yitwa Gorilla uburyo nayibonye abakinnyi ifite ariko by'umwariko ibijyanye n'imitoreze yayo aravuga ati ni ikipe itoje tactically buryo ikipe ikina mu kibuga ni ikipe imeze neza yaguha igipimo cyiza. Yaravuze ati rero yarongeye asaba abayobozi ariko n'abayobozi asanga babitekerezaga igitekerezo rwose usanga nabo bari bagifite baravuga bati iyo match igomba gukinwa kuko APR yari yanifuje ko uyu wa gatandatu washize aribwo match ya Gorilla yakongera kuba ariko basanga Gorilla ifite match na Bugesera yabaye busa ku busa baravuga bati ntacyo bitwaye reka match tuyishyire abo APR iki kwa gatandatu yagomba no gukina na Mukura match yabo irapfa ngira ngo match yabo yishwe nuko basabye Mukura ko bakinira Kigali buriya basabye Mukura ko bakina match no Mukura yababwira ati niba mushaka ko dukina match tuzayikinira Huye kuri Kamena kubera ko nyine stade ya Huye irimo iravugururwa. APR yarabigaramye reka APR iravuga iti ntabwo dukina kuri Kamena ahubwo mwebwe muze Kigali tuzakavaringa whatever cost byose mukeneye amatike byose APR na Mukura harimo amayobera wenda turazakubigarukaho mu kanya yego ariko Mukura yavuga iti kuki mwatwoburija 100% kandi ari namwe mwadusabye match ya gishuti birangira Mukura ijyanze ahubwo Mukura ikinira n'intare ubwo niko match yabo yapfuye ariko bateganya ko muri weekend bakina match imwe yindi ya gishuti nimbaga kurikiza ya Gorilla yashwa ubwo rero match ya Gorilla ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 12 Rigana abantu barebaza bati se wenda abashaka kuzakurikira umukino abantu bazinjira gute gahunda y'umukino yiteguye gute kuko ngiye nkurikije uko nabonye umukino ubanza narebye ama highlights ngiye ntabwo nagiye Shyorongi ariko nkurikije ambiance nabonye nkurikije ukuntu abantu bari bakaniye nkurikije ibyo nabonye mu kibuga wagira ngo yari nka match ya finale wabonaga harimo ishyaka ryinshi ku mpande zombi nkurikije uko nabonye umukino wabereye Shyorongi match ejo zitabirwa cyane match ejo irahari saa 12 Gorilla APR ibiciro babishyize hanze abantu babanza kumenya nyine ko ari Kigali Pele Stadium icyo ni icyambere Petit Frere Rene wabibonye se ibiciro nabibonye biryamyeho mu gihe ugiye kubitubwira nabonaga rwose 2,000 2,000 5,000 10,000 reka rena bicambuwe neza nabonaga bireba cyane agenda ajya kuri genda bipangira kuri account yabo nibo babitangaje ashize amasabiri babitangaje generale amwe asigaye hose n'ubundi 2,000 kuri account ya APR ya Instagram na Twitter yego generale ni 2,000 ibihumbi 3 VIP 5,000 VVIP ni 10,000 nango hamake cyane 2 ahisumbuyeho 3 hanyuma ahisumbuye oya nuvuga ngo ahisumbuye kuri 2 natwikira handi mu mpande handi hasoza tribune hirya mu mpande ara niho habakurikiye ahasanzwe 3 none akaza muri VIP ni handi ruhande rwa abanyamakuru cyangwa munsi ya twatuzu tw'abanyamakuru no hirya habatoza bajya hanyuma akaza VVIP handi imbere noneho ya intebe z'ababa bafite invitation ziriho abayobozi nuko ibiciro bimeze urumva ko ni ibiciro bisanzwe biri kuri standard n'ubundi y'ibiciro by'amashampiyona. Hanyuma ni match Axel twavugaho ibintu nka 3 ikintu cya mbere APR nyuma yo gutsinda Gasogi ibitego 4-1 yakimye na Gorilla match ya kabiri yaratangiye imyitozo mbere ya Gorilla noneho batekerezaga ko
kuko Gorilla yari igiye gukina match ya mbere yayo ya gicuti bo bagiye gukina ya kabiri kandi APR yaratangiye imyitozo gato mbere ya Gorilla bari batekereza ko bamaze kugira nyine navuga ngo urwego rwisumbuye mu bijyanye n'imyitozo mu maguru mu bakinnyi ku buryo match iri buze kubakundira cyane ko umutoza yari yabanje muri kipe navuga ngo ikomeye cyane wenda tactically kuko ari kugerageza ibintu byinshi ubwo yari yahinduyemo uburyo APR tuyimenyera ikina 4-3-3 ahitamo gukina 4-3 ariko aho afitemo ba rutayizamu babiri Mamadusi ndetse na mugenzi we William Togi icyo gihe byasaga naho mwahengetse ku ruhande ariko mu by'ukuri muri animation cyangwa se mu buryo bw'imikinire n'ubundi byasaga naho ari 4-4-2 mu buryo iyo APR yafataga umupira yataka Togwi ndetse na Mamadou bose binjiraga muri box rimwe ubona ari abataka babiri wareba uruhande bafite rwa Watara nawe ntabwo yihuta cyane buriya Watara n'umukinnyi w'umuhanga cyane pe cyane ndamwemera ku rwego rwo hejuru cyane no mu hinga beza dufite mu Rwanda nshatse nanavuga yuko ari no mu hinga mwiza kurusha abandi muri iki gihugu sofa ariko nawe agira akantu ko kutihuta buriya niko kantu kinenge agira nka weakness ako rero katumye APR uburyo bwayo bwo kuba yagira ikintu kijyanye no gukina umukino wihuta cyane surtout muri zone zuri offensive muri final third muri batatu b'imbere bitayikundira kurumva ku ruhare rimwe bari bayishe niko nabyita nta mukenyi uriho typique iyindi hari nawe akina mu buryo navuga busa n'ubwitonze noneho gukora block ndetse no gukora icyo bita kwiorganiza ku ruhande rwa Gorilla mu gihe APR mu by'ukuri yabaga ifasha umupira bikaborohera abasore bitwa ba Maya ba Musa ba Didier abasore ku rundi ruhande barimo hagati mu kibuga ubwo barimo kapiteni nka Victor bakama basore nka ba Busquets bakabamo batanseremo Sengo bafatanyaga na defense ubwo nabakayezu kuri kabiri birumvikana iyo back four y'inyuma n'abakinnyi batatu hagati bakoraga ama block meza cyane aho wasangaga ligne yabo yo kudefendiraho muri mediane ndetse na ligne y'inyuma muri defense zimeze neza ziri compact zegeranye kuryo zitaga APR ama espace yo gucishamo imipira igice cya kabiri muri iyo match APR yagerageje guhindura izanamo barafinda afata uruhande izana na Haja afata urundi ruhande kugira ngo yongere umuvuduko mu mpande zayo mu busatirizi kugira ngo barusheho gushyira igitutu ku ikipe ya Gorilla ariko Gorilla yaramaze kuba imetiriza APR mu by'ukuri noneho ijera match kuko igice cya mbere no habashe kubonekamo ibitego bibiri kuri buri ruhande bibiri bya APR ndetse na bibiri bya Gorilla birangira nta gihindutse match irangira ari bibiri kuri bibiri igice cya kabiri impinduka zose komande zose zakozwe zarangiye nta gitego zibashije gutanga nabibona gutya ikintu cya mbere cyatumye APR inganya na Gorilla nuko tactically APR yasaga ni kugerageza ibintu bishya ariko kuri Gorilla nubwo ari ifitemo amairema mashya ariko Harenkirasa yafashe uko ikipe isanzwe ikina yafashe uko ikipe isanzwe ifite navuga icyo nakwita iminyumvire y'imikinire cyangwa se filozofiya bagenderaho yahinduye gusa amairema ataraharise zishize ayashyiramo abo batanseremo Sengo n'abandi bakayezu ariko we ntiyigeze soka muri ya format y'uburyo ikipe n'ubundi asanzwe ipanga n'uburyo bw'imikinire animation du jeu defensivement ndetse na offensivement yagize discipline gaje imbere agerageje gucenga yinjiramo hagati bari umupapura baragenda Memere Dawn nabwo atanga pass yaje kuvamo ikintu gitego cya Mamadusi ibyo si ibitego avuga ngo byaturutse mu cyo nakwita gukonstruiza bahereye inyuma kwa kundi uvuga ngo ikipe kabisa yahereye kwa gardien barapasanya bafungura bloke yo muri mediane bagera muri bloke ya defense nayo barayifungura banlocking situation cyangwa se babasha gukuraho ubwo bwirinzi batsinda igitego icyo rero nicyo cyatumye abayobozi b'ikipe ya APR babwira umutoza ngo imikinire yacu ntabwo yigeze ibamyiza turifuza ko twongera kwipima n'iyi kipe bararakaye cyane rwose ndetse umutoza narabwiye atakose ko murakaye ari match ya kabiri kandi ndahangaha nzatsinda imikino ngatsindwa n'indi ko turi kugerageza ibintu byinshi bishya nta gikuba cyacitse baravuga bati yego birumvikana it's okay ni friendly ariko kugira ngo bitworohere reka dutegura indi match so amakuru mfite nuko ubwo ni ingingo ya kabiri uko iyi match yabonetse umuyobozi w'ingabo z'igihugu cyacu afande Mubarak
niwe wabwiye Haji anamubwira ati reka twongere dukine match. Haji aravuga ati rwose nta kibazo twongere twipime turebe. Hanyuma ingingo ya gatatu kuri Gorilla hari uruhande rwo kwa APR vuga ati reka twongere turebe baduhaye challenge ifatika. Gorilla yabyakiriye neza. Aho none ubwo ugiye kumbaza nk'umuntu wo muri Gorilla niba ufite umunota wo kumbaza. Ni amakuru asanzwe ari ibyavugwaga wenda nko kuri Tansere ko buryo umutoza